N'amakuru menshi cyane akomeje gutangazwaho rero igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyasabye u Rwanda kuvana bwangu ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi bati rwose iyi Amerika ikomeje kurengera ndetse no gukora mu Rwanda mu jisho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gusaba u Rwanda guhagarika ubufasha zivuga ko ruha umutwe wa M23 no kuvana bwangu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zivuga ko rufite muri iki gihugu. Ni ubusabe Amerika yatanze biciye muri ambasade yayo i Kinshasa. Iyi ambasade mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyize imbere gahunda yo gukorana n'abafatanyabikorwa bazo bo mu karere kugira ngo kandi urugomo rukomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo ruhagarare. Yavuze ko isaba imitwe yitwaje intwaro yose guhagarika imirwano no kurambika intwaro hasi, ndetse kandi by'umwihariko M23 yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe kirekire ishinja u Rwanda kuba ari rwo ruha ubufasha uyu mutwe burimo n'ubwa gisirikare. Ni ibirego cyakora rwo rwakunze guhakana, ahubwo rugashinja Leta ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR umaze igihe uruhungabanyiriza umutekano, ndetse kandi ukaba ugambirira gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda ndetse no gukuraho byinshi byagiye byubakwa n'Abanyarwanda. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze igihe zisohora, icyakora zigashimangira ibirego buri gihugu gishinja ikindi. Ambasade ya Amerika kandi mu itangazo ryayo kandi yongeye gusaba u Rwanda guhagarika guha ubufasha M23 no kuvana bwangu ku butaka bwa Kongo ingabo zarwo. Amerika ivuga ko ubufasha u Rwanda ruha M23 nta kindi bumara kitari gukomeza guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu cyokeje u Rwanda igitutu mu gihe nacyo gikomeje kucyotswa n'Abanyekongo bagishinja kuba aricyo cyihishe inyuma y'umutekano muke ndetse n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa mu gihugu cyabo. Washington ishinjwa kuba ariyo yaba ituma u Rwanda gufasha M23 kubera inyungu ikura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igitutu cyongeye kuzamuka nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarurira uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko imihanda ihuza umujyi wa Goma n'ibindi bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu kandi hari impungenge z'uko kwigarurira iyo mihanda bishobora gutuma uyu mutwe uniga burundu Goma, hanyuma ukaba wakwigarurira uyu mujyi utuwe n'ababarirwa muri miliyoni 2, nta mirwano kandi ibaye hagati yawo n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahanganye mu ntambara nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Biravugwa rero mu gihe ubu ngubu intambara ikomeje kurota muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu gace ka Minova ahangane hafi ya Goma, ndetse kandi na Kivu y'Amajyepfo. Rero kuri uyu muhanda Sake Minova Goma byose bikomeje kugaragaza ko intambara ikomeje kurota. Ku rundi ruhande ariko witwa Jean Pierre Bemba, uyu ni minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo, yamaze gutangaza ko ingabo za FARDC bigoranye ko zatsinda umutwe wa M23 nk'uko bimenyesheje inama y'abaminisitiri. Ibi kandi ngo biragaragaza yuko rwose igisirikare cya FARDC bigoranye kuba cyagarura amahoro n'umutekano ndetse no kurinda ubusugire bw'abayobozi b'igihugu nk'uko yamaze kubitangaza. Ni Jean Pierre Bemba rero ugarukaho mu itangazamakuru, aho rero minisitiri w'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba yanatangaje ko ingabo z'iki gihugu zananiwe kunyeganyeza umutwe witwaje intwaro wa M23 urimo kurwanira muri Kivu y'Amajyaruguru. N'ibyatangajwe na minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo mu nama yateranye rero tariki ya 2 Gashyantare 2024. Bemba yamenyesheje bagenzi be ko FARDC yakomeje ibikorwa bigamije gukura M23 muri iyi ntara, ariko byarakomeje birananirana. Gusa ngo ibi bikorwa byakomwe mu nkokora n'uko uyu mutwe witwaje intwaro wakomeje kongera imbaraga z'abarwanyi ndetse n'ibikoresho. Nk'uko radiyo na televiziyo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC byabitangaje kuri wa 4 Gashyantare 2024, byagize biti rero M23 yihagazeho mbere y'intambara z'igisirikare cyacu, tugarura amahoro n'umutekano n'ubuyobozi bwa leta, kandi tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo duhangane nayo. FARDC yari yariyemeje gukura M23 mu bice byinshi igenzura, ni muri teritwari za Rucuru ndetse na Masisi na Nyiragongo, yitabaza rero ingabo z'u Burundi, abacanshuro, imitwe ya Wazalendo irimo Mai Mai Nyatura, APCLS, Pareko, Kodeko n'indi mitwe myinshi yishyize hamwe, ariko kandi inongeraho n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ariko kandi ntibyagize icyo bitanga. Ubwo gutsinda M23 byari byarananiranye rero,
umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC wohereje abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bafashe FARDC, ariko nabyo ntacyo birimo gutanga kuko uyu mutwe witwaje intwaro ukomeje gufata ibindi bice byo muri Masisi. Mu mpera z'iki cyumweru gishize M23 yafashe agace ka Shasha kegereye ikiyaga cya Kivu, nibyatumye kandi umuhanda uhuza Goma, Sake na Minova muri Kivu y'Amajyepfo ufungwa ku buryo byagoranye cyane kugira ngo inzego z'umutekano n'ubu ngubu zibona aho zimenera. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bwa M23 busobanura ko abarwanyi bayo bari gufata ibindi bice mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage no gukumira ibitero FARDC n'abayifasha bari kugaba ku birindiro byayo. Ibi rero nyuma y'ibyatangajwe na Jean Pierre Bemba, benshi baravuga bati n'ubundi bakomeje kureshya abaturage bavuga ko bazabarindira umutekano, ariko kandi kugira ngo bongere gutera Tshisekedi none bikomeje kubayobera, babuze icyo babwira abanyamakuru cyangwa se n'abaturage muri rusange b'Iburasirazuba. Bavuga ko ingabo za M23 zamaze kuriza urwego, ariko kandi bakavuga bati aba basesenguzi bakavuga yuko rero ngo M23 nubwo rero bakomeje kuyirwanya kandi bakagaragaza ko bazakomeza kuyirukana, bigoranye kuko uyu mutwe urwanira uburenganzira bwabo kandi wiyemeje gutabara abanyekongo. Baranashingira ku magambo ya Liyetona Koloneli Wiringoma uvugira M23 ubwo yatangazaga yeruye ko M23 itazigera itererana abaturage kandi ko mu ntego yabo bafite ari ukubatabara kandi mu buryo bwose bushoboka, amakuru bakayageraho ndetse kandi bakagira amahoro, bakayageraho n'umutekano mu rwego rwo kugira ngo kandi bishyire bizane babashe kugira uburenganzira ku butaka bwabo nk'uko n'ahandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigenda. Benshi bakomeje guhohoterwa bazizwa ko ari abo mu bwoko bw'Abatutsi, abandi bakazizwa ko rero bavuga Ikinyarwanda n'ibindi byinshi bikomeje kubakorerwa, ariko kandi M23 ivuga ko izakomeza kubarindira umutekano. Nyuma yaho rero umuhanda Goma Sake ndetse ubu M23 amaze gufunga Goma hose, byose rero bikomeje kugaragaza ko ari ubwoba Jean Pierre Bemba nka Minisitiri w'Ingabo yamaze kugira mu rwego rwo kugira ngo rero atazirukanwa cyangwa se n'abaturage ugasanga bamwikomye ko uyu mugabo ntacyo yakoze. Yatangiye kwitakana umutwe M23 avuga ko rero ngo ari wo wakomeje kumwotsa igitutu kandi umaze gukora ibishoboka byose ngo utsinde umwanzi. Ni mu gihe ku rundi ruhande rero icyo bani cyose kuri M23 ifata umujyi wa Goma, icyo bani cyose rero ko M23 yafata umujyi wa Goma nk'uko bikomeje gutangazwa. Bamwe batuye rero mu mujyi wa Goma baravuga ko bafite ubwoba ko inyeshyamba za M23 buzaba zigamije gufunga uyu mujyi ugasigara nta kintu kiwugeramo. Ni nyuma y'uko M23 ivuga ko igenzura agasanteri ka Shasha kari mu muhanda mukuru Sake Minova Bukavu. Ubusanzwe Goma ni umujyi uri ku kiyaga cya Kivu, ibirwa biwugeramo hejuru ya 90% biva muri teritwari ziyizengurutse za Rucuru na Masisi. Umutwe M23 kandi uvuga ko ugenzura ibice bikikije Sake ndetse na Koloneli Nanga ukuriye ihuriro AFC rifite M23 kandi bakorana bya hafi. Yagaragaye ku mashusho avuga ko kwa gatanu ingabo zanjye zafashe Shasha kandi zizengurutse Sake. Sobanukirwa byinshi kuri kapitalisme, komunisme na socialisme. Umuturage usanzwe kubona abanyamuke bibwijeho imiturirwa, inganda, amamodoka meza, imyenda y'ibiciro mu gihe we kurya, kubonaho kwikinga cyangwa se nanone kwambara byoroheje bimugora, abifata nko kurengana cyangwa se nanone injustice mu ndimi z'amahanga. Zimwe mu nkuru zita cyane mu binyamakuru byandika ku bukungu cyangwa se nanone byandika ku miryango yitwa ko iharanira uburenganzira bwa muntu n'imibereho myiza ya rubanda nyamwinshi, ni icyobo kinini cyangwa se gapu kinini kiri hagati y'abakire n'abakene. Ibi bigaragarira buri muntu wese, yewe n'umwana utarageza imyaka yo gukura. Ibi babibona atajijinganyije. Niba koko iki cyobo kiri hagati y'abakire n'abakene kigaragara ndetse kibangamiye rubanda nyamwinshi, kandi tukaba tuvuga ko turi mu isi ya demokarasi iharanira uburenganzira bwa muntu, kuki ibi bidahinduka? Ni ikihe kintu nyamukuru cyihishe inyuma y'ibi byose tubona? Ese hari icyizere ko mu myaka izaza byahinduka ndetse tukaba muri sosiyete yishimye, aho buri wese abasha n'ubundi kurya neza, kwambara no kubona aho kuba nta ngorane? Kuki abasokuruza bacu barwanye ku kwigenga no kwishyira ukizana ku bihugu byacu, ariko ntibarwane ku mibereho yacu myiza, aho twari kuba nta muntu nyine wikubira ubutunzi ngo abandi basigare nta n'urwara rwo kwishima bafite? Ibi bibazo benshi bibaza
bishamikiye cyane nyine ku bukungu. Niyo mpamvu mu rwego rwo gushaka ibisubizo byabyo tugiye kurebera ku mikorere y'ubukungu muri rusange, economic system. Dore amwe mu mahame y'abasoviyeti bagenderaho. Irya mbere ni Marxism. Ni amahame n'ubundi y'umuhanga Karl Marx, Umudage n'ubundi w'umuhanga mu by'ubukungu, mu mibanire y'abantu, umunyamakuru n'umunyamahame wabayeho kuva tariki ya 15 Gicurasi 1818, atanga cyangwa se anapfa ku itariki ya 14 Werurwe 1883 afite imyaka 64. Amahame ye rero yasobanurwaga ashingiye ku mibereho n'imibanire y'abakire n'abakene mu gihugu, imibanire y'abakoresha n'abakozi n'inshingano za buri ruhande. Uyu mugabo yaharaniye uburenganzira bw'abakozi, avuga ko n'ubundi bakwiye kugira amasaha y'akazi, batagomba guhora bakoreshwa bataruhuka, ndetse bagombaga no kugira nyine amahuriro arengera inyungu zabo. Amasendika. Mu kuzamura amahame rero n'ibitekerezo bye byaje n'ubundi no gukurikirwa na benshi, yafatanije n'undi Mudage Friedrich Engels, basohora ibitabo byinshi n'inyandiko nyinshi, harimo n'ibyamenyekanye cyane ku rwego mpuzamahanga. Harimo icyiswe The Communist Manifesto, cyasobanuraga umucamake w'ubwikunde no gushaka inyungu, kuko n'ubundi bibangamira abaciye bugufi, aho umukire akomeza n'ubundi gukandamiza cyangwa se gukungahara umukene agatindahara. Muri iyi nyandiko basobanuye amahame y'inshingano za leta mu baturage, umukoresha ku mukozi n'umukozi ku mukoresha. Byose babikoraga bagamije kugaragaza ko abantu bangana, bafite uburenganzira bungana mu bukungu, ko ntawe ukwiye n'ubundi gukandamiza undi. Ndetse banasabaga ko uburyo bwo gushaka ubutunzi buri wese yiberaho, capitalism, bigomba guhagarara cyangwa se bigomba kurangira, abantu bagakora bafatanije, basenyera umugozi umwe, ntawe uburaye undi aboga. Iyo nyandiko rero yabaye ingenzi cyane kuko n'ubundi yagiye ishingirwaho na benshi mu gutegura inyigisho, gutegura imirongo ya politiki y'ubukungu n'ibindi. Socialisme ni uburyo bwo gukora baha agaciro iby'ibanze nkenerwa by'umuntu runaka. Muri ubu buryo bemera ko abantu barutanwa, ariko ko bagomba gukora uburyo ubwo ari bwo bwose kugira ngo umuntu byibura ku rwego rwe abone ibyo akeneye, ngabeho mu byishimo bye. Bagasobanura ko leta igomba n'ubundi kuzamura uburyo buri muntu ku rwego rwe abona ibyo akeneye, ngabeho neza, yige ahamukwiye, abona amafunguro, imyambaro, yivuze n'ibindi mu buryo bumuha agaciro, adakandamijwe cyangwa se nanone ngo asabirize. Aha rero umukire abaho mu bukire bwe n'ibyishimo bye, umukene nawe akabaho mu cyitwa ubukene bwe bitewe n'ubumwise, ariko wababayeho mu byishimo bimuhagije. Communism rero muri politiki no mu mahame y'imibanire hagati ya muntu n'undi, communism bivuze rusange. Leta rero iba ari nyiri ibikomokaho umutungo muri rusange. Leta iba ifite inshingano z'ibishoboka byose mu kuzamura umuryango, kwiga, gufungura, ubutaka, ibikorwa remezo, ubuvuzi, itumanaho n'ubwikorezi. Leta niyo iba ari nyiri imigabane ahenshi 100%. Umuturage rero ahabwa ibyangombwa nkenerwa na leta ku kigero kimwe n'abandi. Leta ni umutunzi, ikora ubucuruzi n'ibikorwa bibyara inyungu, igakoresha ya mafaranga n'ubundi mu kuzamura ibikorwa bifitiye inyungu abaturage. Muri communism abantu babaho ubuzima busa, nta mutindi nta muherwe. Abajya gushinga ingo n'abasore bahabwa amazu n'ibindi nkenerwa. Abageze mu zabukuru bakagira ibyo bagenerwa bibafasha kubaho. Abafite imbaraga bageze mu gihe cyo gukora bagakora imirimo iba yaratangijwe cyangwa se yaratangijwe na leta, hakavamo ibitunga abaturage. Communism ni politiki ifite amahame asobanye ku buryo usanga irimo akamaro cyangwa se irimo amoko atandukanye bitewe n'agace runaka cyangwa se idini runaka, ku buryo umwimerere wayo usanga abantu badapfa no gusobanukirwa ngo bawumenye neza. Gusa nanone ihabanye na capitalism yabibwe n'Abanyamerika, aho buri wese n'ubundi ashyuha umutwe agamije gusumba abandi. Dore noneho capitalism aho umuntu yigenga kandi akarengera inyungu ze ku giti cye. Mu miterere yacu abantu
duhora twifuza kwigenga no gukora icyo dushaka. Nta na rimwe rero tujya dushyigikira ko umuntu cyangwa se nanone urwego runaka rugena imibereho n'imikorere yacu. Uko gushaka kwigenga niryo pfundo rya kapitalizme, aho umuntu ku giti cy'aba afite ubwigenge busesuye. Muri iyi sisitemu rero abantu ku giti cyabo nibo baba batunze ubutaka, inganda n'umusaruro wazo, ndetse bakaba na ba nyir'igishoro muri ibyo bikorwa byose. Iyo mikorere y'ubukungu rero, economic system, ni imenyerewe cyane kandi ikoreshwa mu bihugu byinshi birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo nta gihugu na kimwe kiri muri kapitalizme nk'uko tuza kubireba. Gusa nanone igitangaje kurushaho ni ukuntu ba bantu bifuza ukwigenga, ukishyura ukizana, ari bo basubira inyuma n'ubundi bakarwanya iyi mikorere y'ubukungu, kandi itanga amahirwe y'uko ushobora n'ubundi kugura inzu yawe ku giciro ushaka, gukora akazi wifuza, gutura aho ushaka, guhahira aho ushaka, gutunga ubwato bw'igiciro runaka, cyangwa se nanone kugura ikirwa ku nyanja. Mbese ubwisanzure ubwo ari bwo bwose. Mu myaka y'1700 umuhanga muri filozofi Adam Smith yanditse igitabo Into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, aho yagaragaje ibitekerezo ngenderwaho hubakwa kapitalizme. Mbere ya Adam Smith, kurwana ku nyungu za buri muntu ku giti cye byafatwaga nk'aho nta musaruro byatanga, ndetse ko ntacyo byamarira sosiyete muri rusange. Adam Smith rero we ntiyemeranyaga na gato n'iyi myemerere y'abantu b'igihe cye. Muri iki gitabo agaragaza impamvu ebyiri kurwana ku nyungu za buri muntu ku giti cye byatuma sosiyete itera imbere. Impamvu ya mbere, iyo abantu bakoze barwanira inyungu zabo bituma n'ubundi bakora cyane, bagakora ibintu bisubiza ibibazo bya sosiyete, kandi bakagerageza gukora ibyo babona rubanda bazakunda, bakabihaha ku bwinshi, bityo bakabona inyungu itubutse. Sosiyete nayo yungukira muri ibi kuko ibasha kubona ibintu byiza ku giciro gitoya, bikoze neza kandi bisubiza ibibazo bafite. Impamvu rero ya kabiri, agaragaza ko politiki n'imyemerere y'amadini iyo byivanze n'ubukungu ari byo biteza ibibazo, bigatuma ubukungu budakora uko bikwiye. Smith rero akomeza avuga ko ubukungu igihe bwaba bunoze cyangwa se bukoze mu bwisanzure, nta kwivanga kwa politiki cyangwa se amadini, bwakora nta nkomyi kandi buri muntu wese akabyungukiramo. Adam Smith yateganyaga ko mu isi ya kapitalizme ibintu byaba biteye gukurikira: icyiciro cy'abantu bake b'abatunzi, aba nibo rero ba nyir'inganda, bakaba ba nyir'umusaruro wazo, ndetse bakaba baranashoye imari muri ibyo bikorwa. Haza kandi icyiciro cy'abakozi. Aba ni icyiciro n'ubundi kigizwe n'abantu bakora mu nganda ndetse bahembwa amafaranga. Ayo mafaranga bahembwa rero akabafasha n'ubundi kugira ibintu bitandukanye bakeneye byakozwe n'inganda zitandukanye. Abanyenganda rero bagomba gusesengura isoko, bakareba ibintu bikenewe, hanyuma bakubaka inganda hagendewe ku buryo isoko ribisaba. Sosiyete igomba kuba igizwe n'abantu bahaha, consumers. Yavuga ko uko abanyenganda bagenda bunguka cyane rero bazajya bongera umusaruro w'inganda, hanyuma uko umusaruro uba mwinshi niko igiciro kizajya kiba gitoya, bityo igiciro cy'abakozi cyangwa se igiciro cy'abakozi kibashe guhaha byoroshye, ubuzima bube bwiza kuri bose. Akamaro ka za leta rero ni uguhagararira amahoro n'umutekano. Aya mahame ya Smith rero arashoboka cyane mu ntekerezo, ariko kuyashyira mu ngiro cyangwa se kuyashyira mu bikorwa byateje impagarara. Mu myaka y'1800 mu gihe cy'impinduramatwara mu by'inganda hagaragaye ibibazo biremereye biturutse nyine kuri kapitalizme. Muri ibyo harimo gukoresha abana imirimo, gukora amasaha menshi, guhembwa urusenda n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse ibi byaje kuvamo kwigaragambya no kwinuba kwa rubanda. Biba ngombwa ko leta zigira icyo zikora ndetse zishyiraho amategeko anyuranye. Muri ayo mategeko rero harimo arengera abana, agena amasaha y'akazi, agena umushahara umukozi ashobora kujya munsi, agena umushahara umukozi adashobora kujya munsi, n'ayandi menshi. Nk'uko twabibonye rero muri kapitalizme nyayo, ntabwo leta zagombaga kwivanga,
guhera umunsi leta yatangiye kwivanga muri iyo mikorere, nta gihugu na kimwe kuri ubu kiri muri kapitalizme byuzuye. Kapitalizme rero yakomeje kunengwa na benshi kugera mu 1848 ubwo umuhanga w'umufilozofe Karl Marx yandikaga igitabo Communist Manifesto. Iki gitabo rero kigaragaza ubundi buryo bushoboka bw'imikorere y'ubukungu. Aha rero habaho isanganwa ry'ubukungu mu baturage bose b'igihugu, communism, nta kwikubira kubayeho. Reka noneho twinjire mu mikorere y'igisirikare. Ngayo nguko rero ibijyanye na communisme, capitalisme na socialisme. Bivuze ko nk'uko twabibonye n'ubundi ndabisubiramo, muri capitalisme nyayo ntago leta zigomba kwivanga. Guhera umunsi leta zatangiye kwivanga muri iyi mikorere, nta gihugu na kimwe kuri ubu kiri muri capitalisme byuzuye. Kapitalisme rero yakomeje kunengwa na benshi kugera mu 1848 ubwo umuhanga filozofe Karl Marx yandikaga igitabo Communist Manifesto. Iki gitabo rero kigaragaza ubundi buryo bushoboka bw'imikorere y'ubukungu. Aha rero basaranganya ubukungu mu baturage bose b'igihugu, communism, nta kwikubira kubayeho. Gusa none twakwibutsa ko socialisme ari uburyo n'ubundi bwo gukora baha agaciro iby'ibanze nkenerwa by'umuntu runaka. Muri ubu buryo rero bemera ko abantu n'ubundi barutanwa, ariko bagomba gukora ku buryo buri muntu ku kigero cye cyangwa se ku rwego rwe abona ibyo akeneye ngabeho mu byishimo bye. Bigasobanurwa ko leta igomba n'ubundi kuzamura uburyo buri muntu ku rwego rwe abona ibyo akeneye ngabeho neza, yige, abahamukwiye, abona amafunguro, imyambaro, yivuze n'ibindi mu buryo bamuha agaciro, adakandamijwe cyangwa se nanone atasabirije. Communisme rero ni politiki mu mahame y'imibanire hagati ya muntu n'undi. Communisme bivuze rusange. Aha rero leta n'ubundi bigomba kuba nyiri bikomokaho umutungo muri rusange. Leta ibifite inshingano z'ibishoboka byose mu kuzamura umuryango, kwiga, gufungura, ubutaka, ibikorwa remezo, ubuvuzi, itumanaho n'ubwikorezi. Leta niyo igomba kubigena 100%. Kapitalisme rero yo buri muntu yirwanaho. TV irakomeza kubifuriza ibihe byiza, gukomeza kuyikurikira no kubona ibyiza byose mwifuza. Mukore subscribe, mukore share, ikindi mutere comment ku biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Turabashimiye.